zacu mu bati niba uri umunyamakuru wagakoze inkuru utekereza ngo uti mbese iyi nkuru ndimo ndakora izafasha iki wundi kuyikoraho. Ni ubuvugizi iki se? Ni ubutabera ndi kumushakira? Iyi nkuru ndi gukora izafasha iki wundi kuyikoraho? Ukongera ukibaza uti se ese iyi nkuru niyo kizamarira umuntu ukurikiye inkuru ndi gukora? Ukongera ukibaza icya gatatu, ese iyi nkuru kuri njyewe izamarira iki? Ntabwo igize icyaha nizakira mu kaga? So ibi byose ukabanza ukabitekereza nk'umunyamakuru. Aha Bishop yakomeje agira ati yibajije niba uwakoraga izo nkuru, avuga ati ese abantu bakoraga izi nkuru bari bagamije kudushakira ubutabera? Ese bari bagamije gutabara umugore wanjye, cyangwa bari bagamije se kudushakira ubutabera njye n'umuryango wanjye? Ibi rero yibaza, yatekereje ati mwizi nkuru zose bakoze, ngira ngo niba warabinabibonye mu nkuru za Bishop Gafaranga na BBC yaranditse. BBC nayo ntiyahatanzwe, nayo yakoze inkuru kuko bari mu bucuruzi nk'uko bagiye kumusaba imbabazi babivuga bati tubabarira twari mu bucuruzi. Ariko bakibaza ese aba bantu bangana gutya, iri tangazamakuru, izi nkuru zakozwe zigasakaza hirya no hino ku isi, badushakiraga ubutabera, baradutabarizaga se n'ubutabera bashakiraga Annette Muravu umugore wanjye, cyangwa badushakiraga ubutabera twembi? Bishop Gafaranga rero yafashe igihe, aravuga ko yafashe igihe cyo gusesengura byose byamuvuzweho, anazirikana ibihe bikomeye yanyuzemo igihe ari mu igororero. Ibi ngo nibyo byamuviriyemo gufata umwanzuro agatanga imbabazi. Aravuga ati ubwo buribwe numvise ndi mu igororero rya Ririma sinabwifuriza umugabo mugenzi wanjye, cyangwa se ngo mbwifurize umubyeyi mugenzi wanjye. Natanze imbabazi, ariko si ngombwa kuvuga umubare wabo nari nareze, kuko imbabazi narazitanze, kandi nyuma y'ibyo byose ndashima Imana. Aha rero namwe mushyize mu nyurabwenge mugatekereza, uyu mugabo yakoze igikorwa cy'ubutwari kandi Imana imuha umugisha. Namwe mwari mudukurikiye, Imana ibaha umugisha. Twari turi kumuvuga ko Bishop Gafaranga yatangaje ko yareze bamwe mu banyamakuru bakorera ku muyoboro wa YouTube bitewe n'amakuru atandukanye bagiye
bamutangazaho ubwo yari agifunze. Turabashimiye rero, wibuke gukora subscribe kugira ngo dushyigikire. Imana iguhe umugisha.